nkunda Ismail Mwanafunzi. Mu kiganiro isi dutuyeho cya DY la fraternité teke cy'uyu munsi turagaruka ku izina Ikigoryi. Izina muri rusange tuzi neza ko ryitwa umuntu mu gihe uwo muntu mu bikorwa bye byumvikanyemo cyangwa se byagaragayemo imitekerereze, imigirire, imikorere cyangwa se imyumvire bivugwa ko biciriritse muri make bituje mu bwenge. Dore ibibazo twibaza: ese koko umuntu w'ikigoryi abaho? Ni ryari umuntu yitwa ikigoryi? Ese umuntu wiswe ikigoryi ni iki akagombye guhita akora? Ese hari umuntu kuri iyi si dutuyeho wavutse akarinda apfa atiswe ikigoryi? Ese ubundi iryo zina aryitwa nande, ryari, byagenze gute? Iki kiganiro cyitwa isi dutuyeho ni cya DY la fraternité teke dukora kuri internet. Ikiganiro nawe ushobora kugiramo uruhare n'inyunganizi mu bitekerezo, inkunga, ibibazo mu gihe waba utwandikiye ubutumwa bugufi kuri SMS 078 8 90 27 Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze twamamariza abafatanyabikorwa bacu ari bo HDI Health Development Initiative, Nziza Training Academy, ndetse n'urubuga rufasha abantu kubona ibyangombwa byabo byatakaye ndetse n'ibyatoraguye mu Rwanda hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho y3.ndarangisha.com. Njye wabategura iki kiganiro kandi nkaba ngiye kukibagezaho, nitwa Fraterne Frank Rugwizangoga. Mbahaye ikaze. ukuriye naze niba amakuru tubafasha iki z'abaringa ndetse none bamenyego mu ndege cyangwa ko gisengura passport y'Italia. akonareko ubushize waje batayanga ubu kuri cyo nanje kukubona ngo watayipiri none wataye passport buri munsi wamiti ibyangombwa ntabwo uramenya ubundi buryo buri informatize bashaka ibyangombwa. Hari website yitwa ndarangisha.com. Nibyo nibikiri ngombwa ko wirirwa usiragira mu gihe wataye cyangwa se watoraguye ibyangombwa. Ndarangisha yaje nk'igisubizo cya buri wese. Sura urubuga y3.ndarangisha.com. Niba hari icyangombwa waba wataye cyangwa se wagitoraguye, uzuza ibisabwa biri kuri nataye. Niba kandi wagitoraguye, uzuza ibisabwa kuri natoraguye maze icyangombwa cyawe kibonekera igihe hifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Akarusho kandi ubu wanakura mobile app ya Ndarangisha kuri Play Store. Ndarangisha.com. Turi hano ku bwanyu. Some today might wonder why such an muri iki gihe hari bamwe bashobora kwibaza impamvu umugore w'umunyabwenge kandi ukiri muto yashatse umugabo w'ikigoryi nk'uwo. Utekereza ko data wo mu ijuru yumva ameze ate iyo tumwumviye tubitewe n'uko tubishaka? Ngaho mbwira, iyo ababyeyi bawe barebye imyifatire yawe wumva bameze bate? Bibiliya ivuga ko umwana w'umunyabwenge anezeza se, naho umwana w'ikigoryi ababaza nyina. Imigani umutwe wa 10 umurongo wa mbere. Yabonye akamaro ko gukurikiza inama igira iti: ntukagirire umunyarugomo ishyari, mu nzira ze ntugire nimukurikiza, kuko ikigoryi ari kizira kuwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Imigani umutwe wa 3 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 32. Yego, ayo magambo yose wumvise yanditse mu gitabo cya Bibiliya, igitabo umubare munini w'abatuye isi cyemera cyane kandi cyubaha. Ijambo ikigoryi nk'uko nawe ubyumva ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura ubujiji cyangwa se injiji. Abafaransa bo bamwita imbecile, naho abongereza bo bamwita stupid person. Nubwo iri jambo ikigoryi 98 ridashimisha habe na gato uribwiwe, kuva ubu dutangiye ikiganiro kugeza ku musozo wacyo hari amagana n'amagana y'abantu arabamaze kuryitwa. Muri aba harimo abanyeshuri, abakozi ku rwego runaka bo mu rugo, abo mu isoko,
abo muri ofisi zitandukanye kuri isi dutuyeho, abana, inkumi, abasore, abagore ndetse n'abagabo muri rusange, abo bose baraba bamaze kubatizwa by'umwanya muto izina Ikigoryi. Nkuko twatangiye twibaza duti ese koko umuntu w'ikigoryi abaho? Igisubizo ni oya, ariko ajya abaho by'umwanya muto dukurikije ubusobanuro bw'ijambo ikigoryi. Reka nkwibutse ko ubusobanuro bwavugaga mu ntangiriro y'iki kiganiro. Ikigoryi ni izina muri rusange tuzi neza ko ryitwa umuntu mu gihe uwo muntu mu bikorwa bye byumvikanyemo cyangwa se byagaragayemo imitekerereze, imigirire, imikorere cyangwa se imyumvire bivuga ko biciriritse muri make bituje mu bwenge. Aha rero byumvikane neza ko nta muntu w'ikigoryi ubaho, kuko byaba bisobanuye ko uwo muntu ariko yabaye cyangwa se ariko yamye ateye mu buzima bwe bwose bwa buri munsi. Urugero ruto, muri make tuzi neza ko computer mu kinyarwanda yitwa mudasobwa. Tuba dushatse kuvuga ko kiriya gikoresha umuntu yicara imbere akacyatsa, agatangira kugikandagura ubutitsa, yarangiza ibyo yagikoreyeho byose kabibikamo uko byakabaye ejo cyangwa ejo bundi bwaho yaza akabisangamo. Aho niyo mpamvu tuvuga ko ari mudasobwa, mutibeshya, mudatenguha. Ariko nyamara hari ubwo ibi byose ibirengaho ikagutenguha, ibyo wayibikije ukabishaka ukabibura ndetse yewe bikaba burundu. Rero nk'uko iyo mudasobwa iba idasanganywe iyo ngeso cyangwa se iyo nenge, ni nako wa muntu ako kanya umaze kwitwa ikigoryi aba atari uko asanzwe, ahubwo ari ibiba bimujemo ako kanya. Ese ubundi ni ryari umuntu yitwa ikigoryi? Kenshi usanga umuntu yiswe ikigoryi igihe gisa neza nka cya kindi cyumvikana mu gisobanuro cy'ijambo ikigoryi. Ni igihe uwo muntu mu bikorwa bye byumvikanyemo cyangwa se hagaragayemo imitekerereze, imigirire, imikorere cyangwa se imyumvire bivuga ko biciriritse muri makeya bituje ubwenge. Ese umuntu wiswe ikigoryi ni iki yagombye guhita akora? Aha benshi muri twe tukimara kumva iki kibazo neza turahita dutangira gushakira ibisubizo muri ibi ngibi bikurikira. Igisubizo cya mbere, guhangana cyangwa se kurwana ni ukwisa ikigoryi. Igisubizo cya kabiri, kwivumbura kubera umujinya ugata ibyo wakoraga cyangwa se ibyo wari urimo uravuga. Igisubizo cya gatatu, gusubizanya mu magambo umubwira ko nawe ari ikindi kigoryi. Igisubizo cya kane, kumureka wowe ubwawe ukicecekera. Igisubizo cya gatanu, guturika ukarira. Kuri iyi ngingo abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bavuga ko muri biriya bisubizo byose twabonye ruguru nta gisubizo nyacyo kirimo. Kuri bo ngo igisubizo cyiza ni ukubanza ugasuzuma impamvu itumye witwa ikigoryi, wasanga koko habayemo kwibeshya cyangwa se guteshuka, ukiga kunoza neza icyo kintu kugira ngo ubutaha bitazongera kukubaho, nubwo hano tutakwirengagiza nkana ko hari ababyita abandi batabanje gushishoza. Ese hari umuntu kuri iyi si dutuyeho wavutse akarinda afata iswe ikigoryi? Aha twese tuzi ukuntu mu mikurire y'umwana muto kugeza abaye umuntu mukuru agenda ahura n'inshingano, impanuro, amategeko ndetse n'amabwiriza. Ibyo byose ashobora kubihabwa n'ababyeyi be, abamurera, abamwigisha isomo cyangwa se imyitozo runaka. Rero byagorana kwira izina haba hari uwavutse akarinda asaza ataryiswe. Aha nkubwije ukuri ko wenda waba utararyiswe wowe wenyine, ariko byanashoboka ko waba wararyitiwe mu itsinda wabarizwagamo. Niba wararyitiwe mu itsinda wabarizwagamo, bibisobanuye ko niba hataranabayeho bya bindi byo kwigiza nkana, uwo mwanya wari ikigoryi, wiswe ikigoryi wari cyo. Urugero ni nk'uko hari abantu bagaragara muri Bibiliya bose bitiwe rimwe ibigoryi ngo kubw'ibikorwa byabo. Abo ni Abakorino. Mu gitabo cya Bibiliya harimo igitabo cyitiriwe Abakorino. Abakorino umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13 haragaragara umutwe w'inkuru ugira uti: ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagane. Umuntu kwenda mukase, namwe murihimbaza aho kubabara, kandi byari bakwiriye ngo wakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko ngewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka. Kandi ubwo bimeze bityo, namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari.
ese ubundi iryo zina uryitwa nande? Muri rusange izina ikigoryi uryitwa n'umuntu mugenzi wawe ufite icyo akurusha mu gikorwa abonye ko wakoze ahashize cyangwa se urimo gukora ako kanya, kuko aba abonye ko hari ibyo utakoze neza cyangwa ibyo utavuze neza nkawe. Urugero, ahanini umwarimu kwigisha imibare nugira ikibazo cy'imibare wica kandi kuri we yabonaga cyoroshye cyane, kenshi ahita kwita ikigoryi. Aha kandi ni nako bigenda ku muntu uzi gutwara cyangwa se gukora ikintu runaka. Nyamara numara kumva neza ibyo twavuze byose, uraza gusanga twese turi ibigoryi, ubyange cyangwa ubyemere. Kuko uzakwita ikigoryi kuko ngo utazi gutwara imodoka, uzatungurwa nuko nawe atazi gutwara igare, ipikipiki, ubwato, indege ndetse n'ibindi, mu gihe wowe uzi gutwara neza kimwe muri ibyo ngibyo ku rwego ruhambaye. Ubwo nawe azaba abaye ikindi kigoryi kuko nawe hari icyo aba adashoboye kandi umurusha. Wakubiswe iminyafu myinshi ubwo wananirwaga kuvuga ururimi runaka mu ishuri, bituma witwa ikigoryi uwo munsi. Ngire ngo nawe urabyibuka neza. Ariko nanone wibuke ko wananirwaga kuvuga indimi runaka gusa, yewe rimwe na rimwe n'urwakunaniraga wasangaga atari n'intara gakondo y'iwanyu. Ariko nawe wakurushaga kumenya gushushanya, kuririmba, gukora ubufindo, gukina imikino runaka mu kigo hose. Muri make wari intwari y'ikigo wigagaho, urabyibuka neza. Tuzi neza ko ubu abatuye isi turi hejuru ya miliyaridi 7 z'abaturage bose. Ibi ntawe utabizi. Ntiduhuje imigabane, uturere, ikirere ndetse n'imidugudu. Ariko twese ntibituza kumenya neza ko ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Uwakwirukanye none ngo kuko udashoboye, nawe ejo hazaza undi amwirukane, amukure ku kazi, anongereho no kumufunga. Iki cyari ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cya DY la Fraternité Tech dukora kuri internet. Njye wagiteguye kandi nkaba nani nakikugejejeho, nitwa Fraterne Frank Rugwizangoga. Yego ukoze subscribe ni byiza, ushyizeho comment na like ni byiza kurushaho. Ariko nanone nta yandi mahitamo ufite, kuko nta handi hantu na hamwe ushobora kuba wakura amakuru nk'aya ngaya, ibiganiro byiza nk'ibi ngibi by'inyurabwenge. Twe ku bwacu nka DY la Fraternité Tech tugize duti turagushimiye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.